Haleluya. Dushimye Kristo umwami n'umukiza wacu uko Imana yaturenze, izina ry'Imana ashirishimwe. Naturirimbiye neza. Dore indirimbo nziza vrema. Mwaririmbye neza. Cokora nuza we yari yarakaye. Nabonye bari kumufotora yarakaye. Ariko nawe yanyujije maraseka. Rero ni byiza kunezerererwa Imana. Haleluya. Nuko shitani ari igisambo. Shitani ni igisambo, azi ibyo yiba, kuko buriya shitani ni umujura. Ni umuki? Ni umujura. Urebye ibyiza biri aha hantu, hereyeho abana baririmbye bavuga ko bazamutse umusozi, ese akababwira ngo bihangane, iyo niyo nzira. Harya abakurikiyeho baririmbye ngo iki? Umujura nje yahise abyiba. Naho wowe abakurikiyeho bavuze ngo iki? Wapi? Ariko wagututse mu cyumweru gishize, uracibuka we yahereye n'ibyo yagututse wanabisubiramo. N'isaha yatangiye kugutuka, n'iminota yarangijeho kugutuka, n'ababibonye n'abari bahahagaze n'ababisubiramo uko byatangiye. Uzi kwibuka bagututse ukibagirwa icyo Imana yavuganye nawe? Ubu ntabwo wakwibagirwa wakurogeye, ariko ijambo ry'Imana ryavuzwe n'Imana mu cyumweru gishize ntaryo wibuka. Shitani ni umujura, ajya yiba ibigiriye ubugingo umumaro. Ntabwo shitani yakwiba ishari se yarijyana, nta nico yarimaze, ahubwo yaryongera kugira ngo rizakurimbure. Ntabwo shitani yakwambura ubusambanyi, ahubwo yabwongera akakwereka n'amayere yabwo n'uburyo wihishana nabwo kugira ngo azabone inkota yo kugutera kuri wa munsi urimbuke. Ntabwo shitani yakwiba amagambo kandi ari yakuboneramo kugira ngo akwangishe izina ry'Imana, ahubwo yakuzanira nandi na ntuza wamenye warose ntuza, hari indi nkuru, mfite inkuru zishushe, inkuru ziri kugurishwa. Itanaze yajyazana nk'ibyo kuko aziko nta gihomba bifitemo, ahubwo bifitemo inyungu yo kugwiza abazarimbura. Shitani yiba ijambo ry'Imana. Ijambo ryaguhumuriza ntabwo shitani yariraza mu mutima wawe. Ijambo ryagukomeza mu bibazo ntabwo shitani yakwemerera kurirarana. Nurirarana uramwirukana, abura icumbi, ahubwo ahitamo kuryiba kugira ngo abone aho arara. Rero bacu baturirimbiye neza, ariko bashoreje kuvuga ngo agera amazi, sibyo? Ngo ayambera mugerera he? Buriya Ezekiyeli ari amazi ataramurengera ibirenge. Biriya birenge ntaho bitajyaga, no gucura byajyagayo kuko byari nta cyabitegaga. Iyo ufite mwuka wera hari ikikubuza gukora ibyaha. Ngo cokora amazi agize amahirwe ngo amazi abamugeze mu ntege. Amugeze mu ntege rero, ariko bamubwiraga umunsi wo gusenga ntaboneke kuko amazi atari yakageze hehe? Mu mavi. Aba amazi yageze mu mavi ntabwo wamubwira gusenga ngo ubirwanye. Ariko turahora turasenga, urabona ya minsi yose muri kwipanga umuntu azaba ari kurya iki? Naho n'ubundi muri covid wariye kuretse Imana yagabuye, ariko mwe mutuye ahantu ho mwajaga guhinga. Twari dutuye mu mujyi, mu gitondo kuma mu nzu, kumanywa kuma mu nzu, saa sita wajya guhengereza batugiye ugasubira mu nzu. Ariko Imana yarahabaye. Rero iyo amazi atarakugera mu mavi kugira ngo bakubwire gusenga ubyumve ni intambara. Hari n'abamazi agera mu mavi nibyo, ariko iyo atageze mu rukenyerero avaga gusenga agasambana. Iyo amazi atageze mu rukenyerero asezerana n'uwe, ariko agakomeza akajya no gucura kuko amazi atageze hehe? Hari aho amazi agomba kugera kugira ngo umuntu atuze. Iyo amazi atageze mu rukenyerero ntabwo anyurwa n'uwo bashakanye.
dore umwana ukeye, dore umwana uhiye, dore umwana nta mazi ndiyamugeze. Niyo mpamvu azararanguza amaso hirya no hino, abana be bakicwa n'inzara akagaburira aba bandi. Ariko wagize amahirwe amazi amugera hehe? Mu rukenyerero. Akenyera ukuri, yambara gukiranuka. Ngo hari aho amazi, ngo bongeye gupima, ngo amazi amugera aho atapfa kuyambuka. Niba wundi avuga ati bumbatiwe nawe Yesu nakiza amangara amfitiye nirwo runduhuru nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi ari wo rukundo rwe izo ngoyi zesane kubimbata rwose genduwe na wenu wanjye kugezite akaryose. Ubwo amazi aba yaramurengeye arakuba ati twakuva tukajya hehe Yesu umwami wowe. Nta mazi yamaze kugera he kumurengera, ntabwo yabivamo. Iyo ntagiye muri korari numva mfite ubwoba mana we, iyo ntaririmbye numva umutima uri gusimbagurika. Nta mazi yamaze kumugeraho atapfa kugira ute kuyambuka. Naho amazi akiri mu birenge se mujya kurepeta akajya mu bye kutare none sanana ndabona kirakasinjeyo barakubeye. Byari byiza ko ibi bintu bitugeraho tutashobora kubivamo, ni nabwo tuzabona ingororano y'ababibayemo. Imana ishimwe. Mwaturirimbiye neza rero. Umwanzi nyabuna ntakwibe ubwire Yesu ngo ngiye amazi yanjye ndikumva kiri mu ndege, acyari mu ndege cyama amazi akagera no mu maso, wenda nareka kureba ibitagira umumaro. Ayo mazi y'ubugingo nagakiza ni mwuka we. Kadusome ijambo ry'Imana rero. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 37 umurongo waho wa 25. Zaburi ya 37 umurongo wa 25. Ubwo ni ibice bingahe? Ibice 70 ingahe? Oya ntabwo ari byo. Ni ibice 70 ingahe? Zaburi ntabwo igira ibice 37. Zaburi ntabwo igira ibice 30 bingahe? Oya. Reka tuje kuri Zaburi igice cya mbere kugira ngo dusome umurongo wacu tuwumva neza. Igice cya mbere twahageze. Zaburi igice cya mbere twahageze. Reka turebe kuri Zaburi ya 42. Zaburi igice cya mbere. Zaburi ya 37. Ni byiza ko tubera amaso iteraniro kuko shitani ajya arwanya ibyiza byo mu nzu y'Imana. Reka rero dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya kangahe? Cya mbere. Zaburi 30 umurongo waho 25. Haranditse ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya ijuru ritwiteho. Kadusubiremo. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Imana yacu tugeneza cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa agaciro k'umukiranutsi mu gukiranuka kwe. Agaciro kugize ute?
dufite indirimbo ivuga ngo burya umukiranutsi w'Imana afite agaciro iyo agenda mwisaba arinzwe n'ingabo zo mu ijuru. Haleluya. Akiri mu isi yifuza kubana n'abantu bayo, kandi ubwami bw'Imana ni ubwabo bakiranutse. Haleluya. Imana yajyaga ibwira abantu, uzajya wumva ijambo gukiranuka muri Bibiliya riri mu inshuro nyinshi. Umukiranutsi, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'iki? Ujye ukiranuka. Umukiranutsi, buriya gukiranuka, mbere yuko tuganira kuri iri jambo ryitwa agaciro k'umukiranutsi n'umumaro uva ku gukiranuka. Haleluya. Gukiranuka rifatanye n'ijambo ryitwa gukirana. Haleluya. Gukiranuka rifatanye n'ijambo ryitwa kugira ute? Burya umuntu akiranuka aho yakiranye. Akiranuka aho yagize ate? Aho yakiranye. Buriya ntawe upfa gukiranuka gusa, ahubwo akiranukira aho yagize ate? Aho yakiranye. Pawulo yaravuze ngo urwana intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe. Umukiranutsi akiranuka yabanje kurwana intambara, ndetse ntarwana intambara mbi, akarwana intambara nziza. None se umuntu yanesha ubusambanyi ntabamuterese? Wenda kugurira inkweto, sibyo? Inkweto zihorere, narakijijwe. None ibyo bikweto byawe ko bishaje, nubwo bishaje bireke, nzayijyana kwa korodoniya bitera urushinge. None se wowe wakwambara ibikweto bishaje wabonye insha? Umukiranutsi abanza kwemera ibyo bikweto bishaje, ariko izina ry'Imana rigahabwa iki? Icyubahiro. Ubu se ko ntawazanye gusenga imyenda hinganaga? Buri wese nagiye mu nzu ati agakubitaho n'abagaragare neza. Umukiranutsi rero akiranukiraho yabanje gukirana. Umukobwa kugira ngo akiranuke, burya hari abasore baturanye baba baramutesheje umutwe. Ngewe yego ntabwo n'umurokore, ariko ubyemeye twazaye, mbese nazakigwa iwanyu, ariko tukabanza twishingira. So ufite imyaka ingahe? 26. Suri kubona utabaye tate noneho wagendara. Wena nzagira na 40, ariko izina ry'Imana rihabwa iki? Agaherekeza abandi, abo bangana, abaruta n'abamuruta, akabatahira ubukwe, wakagaruka akagomeza akirinda icyaha n'igisa nacyo. Kugeza nubwo nyina mubwiye ati mbese ma hari abagore 2 mu nzu, ati unjani komezaho taundi ne Kristo, yakwikomeza kuri nyina nawe ari kumubwira ngo nta bagore 2 mu nzu. Reka mubashimire ndi Yesu ni umpagije, ariko n'uwamushingira nabyo byamunezeza. Ariko akavuga ngo Yesu ni ugize ute? Ariko nawe urugo rwamubera, ntawe bitabera nawe byakubera. Akavuga ati ibyo byambera nibyo, ariko ntabwo nabigeraho nkiraniwe, nje gukiranuka kwanjye ngize nte? Ndagukomeje. Yobu yapfushije abahungu be n'abakobwa be, baraje baramubwira ngo ariko mwene da, iyi Mana itakurengeye, iyi Mana itagutabaye, iyi Mana iriseriye kweri,
Imana itaguhagazeho ibyawe bikagenda, na niba turuhora ukora yewe n'amateraniro ujyamo na repetisiyo udasiba kwa maniforome wemeye kujya gufata urunguze kugira ngo ugure iniforome, Imana itagutabara yo ni bwoko kikwete. Yo barababwira ngo ariko nge gukiranuka kwanjye ndagukomeje, kuko umukiranutsi nubwo yarira ku iherezo Imana izahanagura amarira ku maso. Haleluya. Umuntu akiranukaga aho yakiranye kugira ngo tumenye ko uri umukiranutsi, nuko uzabura ukabwirirwa inyuma y'iwawe heza ibijumba n'ibigori ntibagufatiremo. Kandi abana ari kuma turagike ntiranyike mama, mutuze Yesu arabikora, Yesu arabikora. Komeza mwami singende nje nyine mbeati yewe data we, hari umuntu ujya kumva aravuze ngo nawe ari wowe wabikora, ngo urumva ngo nawe kuri umuntu ngo urumva ngo mujye munamenya ko twambaye umubiri, ngo ari weho ngo nuko asika ukabona murumuna wawe arashingiwe, ngo nukurikiye agashingirwa ngo ukabona ni we iwanyu bari kukanurira amaso, ngo ntiwashobora ugashaka igisoro ukaciyahuraho ngo ukazakizwa nyuma we, ngo ubwo murumva ari njyewe, ngo nanjye sinje, ngo nabonye nta wundi mwanzuro, ngo mpita mfata umwanzuro Imana izaba imbabare, ngo yego narakiraniwe, ngo ariko nayo irabyumva nyine. Reka da ujye ukiranuka ugeze hehe kugupfa. Tuzabona batubanjirije iyo tuzabona iyo tuzabona iyo data wa twese bakuru bakunwa abantu bizera mu ijuru tuzabonana nabiyo iyo reka nkubwire, bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta, babona irembo riri ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari aho hera nifuza kuzagerayo, aririmbana n'abaho indirimbo zo kuneshwa. Hari umukiranutsi waneshejwe ubagaho, iyo yaneshejwe bakiri umukiranutsi reka da buriya dufite abatubanjirije. Nuvuga ngo ngiye narapfakaye umutwara amaze kugenda numva ntaba ngenyine, nuko mba nemereye muramu wanjye araza. Yohana umubatiza yishwe no guhakanira umugore gucyurwa, aramubwira ngo have emera urugamba Imana yagushoyemo, nita kubona gukiranirwa izaguha utagira iki urubanza. Bateka ikigabo mu gikata umutwe. Reka abitwa ba Perepetuwa, umwana we baramufashe baramuteka, baramubaga baramuteka, bashaka bamugaburira inyama z'umwana we. Yarapfakaye afite imyaka 22. Aravuga atari kubw'umutwara atashe, hari undi mugabo witwa Kristo, se w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, ntabwo nzajya gusamba. Baramwishe, bafata ikimasa kimwe bazirika, ikindi bazirika, kimwe kiruka gutya ikindi kiruka gutya, ataha nk'umukirisitu. Dufite abo baciye ibihanga barenganirijwe kugira ute gukiranuka. Abo nibo turirimbye ngo tuzabona batubanjirije iyo
iyo kwangweki umuntu akiranukagaho yakiranye. Tekereza nka buriya umuntu aje akakubwira ati wenda uri mu ideni ry'ibihumbi 50 kandi ibijumba wahinze nta n'ibihumbi 2 bizavamo. Nubwo wabijyana mu isoko nawe ntiwabona ibyo urya. Umuntu akaza akakubwira ati rero dusambane kwihera ibihumbi 100 urishura ideni usigarane na senkandi ugira igitenge n'inkweto n'umwana abone menerivari. Kandi ku cyumweru muzaterana mwarimu azaba yaje n'abashitsi uzahaguruka uje gupfukama. Izaba bitarangiye nawe ariko ikibazo kikavaho. Umukiranutsi akavuga ati wendi wanjye bazahateze nzapfa ndikuyeho kubinyanga mugayo. Niko gukiranuka. Nyine unumva sheri yarambwiye ngo nintanywa ku nzoga ngo ubukwe azabuhagarika nuko mba ndanyoye. Nose uri umukiranutsi? Ubwo waba uri umukiranutsi waragushijwe n'inzoga? Nyine yarambwiye ngo turyamane ngo nyine ngo niko bigenda ngo ku bantu bari gutangira ubukwe. Rero ngo nitutaryamana ngo ubwo nyine ngazahita ngo muri nge nama ngavuga ngo abivuyemo ngo nuko ngo ndemera ngo nese ko nsanzwe nduwe. Usanzwe uri uwe se wabaye uwe ryari? Umukiranutsi akiranuka aho yabanje gukirana. Wakagomye kumubwira utumva sheri niba tuzakora ubukwe ari uko manje kuryamana nawe n'ubundi ubwo umugisha w'Imana urawukupye nta mahoro nge nawe twagirana ahubwo uzashakira ahandi nanjye nzashakira ahandi. Niko gukiranuka. Rero uyu mukiranutsi Imana yamuvuzeho. Umukiranutsi Imana yamuvuzeho naho yagwa azongera byuke. Urya gukiranuka nukwiteganiriza. Gukiranuka burya ni imibereho. Ubucuruzi bwunguka budahomba. Harimo ibyo kurya ibyo kunywa ndetse n'imyambaro. Ine data nimuze dukiranuke. Haleluya. Ntabwo ndaritindaho. Ngewe najyaga mu giterane nambaye inkweto za madamu n'ishati ye. Ubwo mutangiye kunseka reka mbyihorere twigaho dusomye. None mutangiye kunseka si turabivamo? Urumva urugo yaravuyemo. Ubukene buradukubita tukimara gushakana. Niberaga mu nzu wahejwe nyuma n'amateka. Ubukene buradukubita. Najya mu giterane nkatira inkweto, ngatira ishati, ngatira ikoti. Noneho mureke mbabwire kuko nari umucuranzi wa gitari inongera kuririmba ndi mu ncurangire. Turarebana nabi ariko ntabwo turarebana nabi turi mu rusengero ndabikira ijisho ngo noneho kuko nacurangaga gitari solo. Twebwe imirya twacurangaga twayikora ku mapini y'amagare twatwitse. Bise byari bya fabrication locale. Yindi wacurangaga watahaga intoki zasadutse ukagira ngo bazikasa. Wacurangaga indirimbo izi intoki zikaka umuriro. De garage za gitari twari twatunuza twigare twashiraga nk'umusumari kuregera gitari mbese wasanga icuya cakurenze. Dise bono muri mu munyenga aho tugeze ni yewe muririmbe aho tugeze ni yewe aho tugeze ni heza. Kanyuze mu muriro no mu mazi turagenda duca ku musozi w'ibiruhanya tugenda maka turananirwa tugeze kuri nyumba nziza yeme aho tugeze ni ye aho tugeze ni yewe aho tugeze ni yewe aho tugeze ni heza aho tugeze ni heza. Twanyuze mu isayo gahinda gasaze turashabura
duhura n'igihanda kidutera ubwihebe, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu turahanyura, Faraoni wamubisha turamunesha, tugeze ku misozi y'igikundiro, aho tugeze niye, aho tugeze niyewe, muririmbe aho tugeze niyewe, turambutse tugeze muri gakondo yacu, wabisubiza we nubwo watinze tugashavura, wabisubiza we nubwo watinze amaganya akaza, tugasuzugurwa n'abanyamahanga uko bukeye, inabera bagufate bagira ijambo, inabera bagufate bagira ijambo, uririmbe aho tugeze ni yewe, iyo hirya aho tugeze ni yewe, muririmbe aho tugeze ni yewe, aho tugeze ni heza, aho tugeze ni heza, aho kitarukora ku kantu ukabona umuryo urijyanamo rwose. Rero ndagenda njya gusaba amavuta, bisigariye amavuta yitwa tajiri yaguraga 70 agacupa, none njye kuko ntari mfite ayo kugura amavuta nkajya gusaba kwa mwene data, none kuko nakundaga kujyayo ngiye kubona baravuze ngo ninde ngo ni murokore, ubwo nta mavuta aje gusaba mu gitondo kare kare, kandi koko niyo nari ngiye gusaba kugira ngo intoki zorohe zitagira zidasaduka. Buriya rero umuntu uri mu bibazo shaho ntukamubwire nabi, yumva vuba we. Nahise mbyumva nari ngeze nk'ariya baravuze ngo ninde, kuko nagenda kuririmba, nuko abaravuze ngo ninde ngo ni murokore, ubwo nta mavuta aje gusaba ngo hari ikindi cyamuzindura muri iki gitondo. Ngira Imana ntimana maze kubera bene data ikibazo, nyabuna mana umfashe ntoragura igiceri cya 50 ngura amavuta, ntoragure 70 ngura amavuta, kuko nabona nta handi nayavana. Ndagenda bati muroko nta mavuta uje gusaba, ntoya, kandi kuko niyo yaranzanye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukarye ibiryo by'ufite ikijisho, ntoya waruje gushaka ikinenenge gutira agasokozo, atariko wasase hari umusatsi ujya ugira, kandi koko mungiye mu bwana bwanyu nta musatsi njya ngira, nuko nogoshwa kabisa, nuko ndakundi. Noneho baravuga ngo ubwo wataye umutwe ngo ubwo sura sokozi, we sinzi ubwo icyari kinzanye. Ndongera ndagenda, ariko ngenda ndikubwira Imana ngo imfashe nzatoragure 70 nguriki amavuta, kuko maze kubera bene data umutwaro. Ngeze mu nzira mba ntoraguye igiceri cya 50, bwira Imana nti ndagushimye, ariko rero 20 yo kongeraho ntayo ndabona. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, nibisigaye na byiza bikora, nimubwira abantu be kugira bate kwigagira, burya ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Ngiro mwicaranye ngo koko ubwo ibyo yakoze hari uruhare wabigizemo, buri bigizemo uruhare, nukubera nde turiho, kubera nde wabyaye abana, kubera nde ufite umutware, kubera nde uracahumeka, kubera nde wararwaye urakira, kubera nde nukubera nde amaso yombi, nukubera nde amaguru mazima, kubera nde kuvuga neza, nukubera nde nukubera nde turiho, kubera nde twaryamye biremera, kubera nde twabyutse, kubera nde twageze ahangaha, kubera nde mfite abakobwa, kubera nde ufite umutware, nukubera nde
bikemera n'ukubera nde hari n'ukuntu wari kuvuka ukaba nta n'amaso ufite ko kuti abo baje bazanye nande baje kuki basabate ubundi se barabikubwira ubimenye kubera Imana ururiwe kubera Imana wabyutse biremera kubera Imana uri mama ntuza ariko Mana kubera Imana uri papa ntuza ariko Mana yo mwijuru kubera Imana uzi gusoma no kwandika kubera Imana uzi Cyongereza. Good morning sir, hallelujah, amen. No kubera nde kubera Imana uzi Mana I ni mi Mana U ni mu. Ok. Bonjour, je t'aime beaucoup. Je t'aime comme la poisson et mon dos. Ariko kubera Imana uri teacher, kubera Imana uri kubera uri icuri cyo kubera iki Imana. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Ubwo hasigaye ndavuga ni Imana mbonye senkandi ariko veni ndayikura he umvama ubwo ari senkandi na veni ikinini ni iki kubikurinzi kaguha umwuka uhumeka na biriya wifuza buri igikomeye ni iki igikomeye ni ukuba yararinze umwuka uhumeka buryo ukiri muzima ibyo yavuganye nawe byagusanga ukiri muzima ntaho itakugeza ukiri muzima ntaho itagukura icyo yakoze gikomeye nuko kurindira umwuka uhumeka burya ubwo se none abo yambuye umwuka bategereje ibyo yavuganye nabo abo yambuye umwuka se ubu batabarwa abakiriho batabarwa Imana yakoze gikomeye no kurinda umwuka mpumeka no kurinda umwuka ugize ute uhumeka nyamara kandi nibyo kuwukuramo byari bihari. Erega buri ibyisha abandi nawe byari kukwica inyama yisha abandi nawe urayigendana kubera Imana ndicyo ndicyo kubera Imana uri cyo ryo Imana irambira ngo genda ugura igisheke yego Mana ndagura igisheke kandi ari amavuta nshaka Mana abana ariko koko niyo mpamvu yese nkandi bura ndatoragura na 70 kanje kwigurira igisheke maze kugura igisheke cya 50 Imana irambira ngo ntukirye ntabwo ico gisheke nguhaye ari ico kurya ahubwo kijyane mu rugo wona madamu mucana umuriro mu gitwike ariko none ubusa barasanga ndi gutwika igisheke areka ivuga nk'Imana ntabwo yavuga nkanjye nawe ntabwo yavuga nka ntuza iravuga bikaba yategeka bigakomera igisheke ndakijyanye ngezeyo ngikubise muziko madamu ati ico gisheke uri gutwika ndi n'Imana ibivuze Imana nakubwiye ngo utwike igisheke se kibaye ingwi wazana tukakirya ko nta nico twari duheruka itihorere we igisheke turagitwitse tumaze kugitwika gitangiye gufurura Imana irambwira ngo gikuremo ngikura muziko irambwira ngo gihonde igisheke ndagihonda ngihonze irambwira ngo umushongi mukamurire mu gikombe umushongi tukamurira mu gikombe irambwira ngo jya kuri kiriya giti uzaneho amababi 7 ndagenda nzanaho amababi 7 jya kuri kiriya giti uzaneho amababi 3 ndagenda jya kuri kiriya giti uzaneho ibabi n'igisate jya kuri kiriya giti uzaneho ibabi 1 vuguta ayo mababi ndayavuguta irambwira ngo nimfate wa muti mvuguse muvange na wa mushongi wa cya gisheke ndabivanga biba mwamavuta meza iteze ikibazo kugira ngo ikemure iki amavuta irambwira ngo isiga ayo mavuta tusongere kujya gusaba amavuta twayisize imyaka 3 n'amezi 6 ndiburinzira Imana abantu bagupinze manijya yiyaranja ibintu byagucanze Imana ijya yiyaranja Imana niburinzira Imana nubwo ubona bikugoye Imana iziyaranja Imana ndiburinzira Imana ndiburinzira
ntizabura inzira Imana. Nahisize imyaka 3 n'amezi angahe twagera ku rusengero batari ko ayo mavuta ko ari guhumura cyane wayakuye ntinavanye Kigali ngiye mu ivuga butumwa naho nigishake n'ibyatsi Imana yagize ite wibwira ko nigutabara izanyura hariya igaca hariya ukibwira ngo ubwo muri izanyura hariya ikamanukana ifite inzira zirenze 1000 ngiro mwicaranye uko biri kose ntizabura inzira ntabwo izabura inzira abantu babura inzira bakavuga ngo byarangiye ariko Imana ntibura iki inzira ntabwo nongeye kandi none ayo mavuta nge nisiga intoki zanjye zarageze imera nk'uruhinja Nyagasani zimera nk'uruhinja ntabwo nongeye gukomereka intoki igihe cyose nacuranze kandi naracuranga nkava kuri gameho hasi abantu bagatatisha twenze ndoke zageze ziri kundi nge nacuranga indirimbo n'10 singira icyombo kubera amavuta Imana yageze te ahubwo si muri cyo cyumweru gikurikiyeho so madamu yabyaye akabyara ari mu gitondo kare imaze kumpa ayo mavuta ari kujya risiga ikisi Nyagasani none ahubwo njya kuguza amafaranga inote y'100 ku mudiyakoni witwaga Ndirireho ndagenda yarabyaye kare ari nge turi kumwe noneho ndagenda hari hakiri kare mu gitondo ndagenda ngeze imbere urumva ndi mu rugo kuko yantizaga izo nkweto ze ntabwo nazambaraga kugira ngo zidasaza ubwo ndi mu rugo nambaraga iki ibirenge nubona ufite imiguru ingahe y'inkweto ntukibagirwe ko wambaye ibirenge urumva nubona ufite imyenda yo gusimburana ntukibagirwe ko wamesaga igitenge kimwe ntukibagirwe noneho rero ubwo ndagenda hari mu gitondo kare ntabwo habonaga ndagenda ngeze imbere umusaza witwa Mboneza mba ndasitaye urwara ngo uhita ruvamo aba makoro hari iwacu urwara ndukuramo ndaruterera nshaka ikizirika kuri rya hano ndakibura nayo nambaye igipira cy'ubudodo nshaka uburyo ntase biragenda bite n'imicaca nayo igakoramo data we noneho kuko byari baye nka 11 n'igice gutyo hatangiye nko kubonerana gake mba mbonye agashashi abana bari bazinzemo umupira kariho ubudodo kazinzeho kubudodo aya navani neka nkazinguru ubwo nakabana bari bagize bate bazinze hintuza mfate nako kadodo nzirike kuri ryana ngiye ko kazingura nsanga karimo 3500 ndabandi iyo nsitara birimba mbonye 7 ikigaragaza kitari igihano kiba gihetse iki umugisha ntabwo nongeye kumva isitare ibyo kujya kuguza 100 wapi ahubwo nagarutse ndi kuvugiriza ni numva nkomeye urabyumva Imana data wa twese mwiza azinege nke zacu nukwara dukuyakuya maturinde Satani manishimwe rero ubu tuvugana ntuye mu mujyi wa Musanze haleluya ase muri kubona naje nambaye iburuze nene muri kubona nambaye inkweto za madamu ubu nawe yambaye ize aja muri korali nanjye nambara icongo nza ku murimo mwati sheri bye sheri ishu bye ni mutaburu kwigirite ubu ntabwo twakwisiga amavuta y'igisheke kweri chokora nayo ni meza Yesu ntabwo nyasuzuguye ni meza ariko ubu yaciye inzira noneho Yesu we sinzi amavuta twisiga uko yitwa nemurya mugahaga ntimuzibagirwe Imana ishimwe turi ku ijambo rivuga ngo umuki umukiranutsi
kadusoze dusenge Imana. Iri jambo ryavuzwe na Dawidi mwene Yesayi. Dawidi mwene Yesayi niba ari umuntu wababaye ni Dawidi. Bibiliya itubwira ko yagiye mu ishyamba kuragira intama za se ari hagati y'imyaka 5 n'7. Abandi bana bajya ku ishuri, abandi bana bakorerwa byiza, dore ko bakuru be bari ibihangange, bari na bamwe mu bayobozi mu ngabo za Sawuli, aho kugira ngo bamuhemene rivare yige, aho kugira ngo se Yesayi agurishe za ntama namujyane ku ishuri, ahubwo bamwohereza mu ishyamba ryarimwe ingwe, ryarimwe intare, ryarimwe ibikoko by'uburyo bwose. Barizo muri kumwe ngo ubwo no rukundo bari bamukunze. Gufata kana k'imyaka 7 ukakohereza ahari intare. Ninde wari wabona ingwe muri mwe? Ntawabonye ingwe. Ubu ngubu waza ni pusi akayikingira hano ngo tuyice, nta birori yadukorera. Ipusi murayizi. Ubu tuyikingiranye hano ngo turayikubita. Kandi turimwe abagabo b'ibisore nga ba Celestine. Bati ndayitera ikofi. Yahera mu jisho ntiyamenya n'iryo kofi hararikubita. Nge n'agahungu kanje twateraniye imbeba. Nyina amamagara ati iyi mbeba uza muyice sheri. Wo n'umuhungu wa imbeba muyingize pe. Imbeba turakinga muri saro turayikingiranya, imbeba igashaka yinyura ndihabone igasimbuka, nanjye nkaba natango ndi sa muyitanguriye imbeba tuyice nyoka taduseka. Imbeba turayitanguye nje nawe ikajya musi y'akabati ngakubitamwe umukoropesha imbeba igasimbuka. Fabati yivumbure ndakwereka niyibesha ndayikandagira. Imbeba irazamuka ije hejuru y'akabati, uko nge ndi gushakira munsi ngo ubwo ndikorera aho yagize, imbeba ibinsimbukiye mu mutwe ngo ndayiwe data, narasimbutse mu gusimbuka. Sama barazetse ngo ngo na papa tinyaga imbeba. Gurushora kuma umugore aririye mu nzu ngo yewe data we ngo bayikima makana ngo ni imbeba. Uriya mwana ntabwo yageragejwe wo kujyanwa mu ishyamba riri mu intare, ririmo amadubu. Idubu ni inyamaswa ikaze cyane, intare ni inyamaswa ikaze cyane. Uriya mwana yatangaga ubuhamya ngo ndi mu ntama za data. Intare yarazaga nkayicakira. Umva ibyo bigango byo kurwana n'intare yabikuragaye. Uriya mwana niba hari umuntu wageragejwe cyane ni Dawidi. Tukavuge ngo iwanyu barakwangaga ngo uzaho muramukazi wanjye ngeze, muramukazi wawe gusa. Dawidi se na nyina nibo bamwohereje aho intare ziri. Ngo mama wacu ngahangeze, ngo imanza zose mfite ngo muri kwana nagifite turaso ku mubiri, ngo ni mama wacu mukongo kandi avukana na mama we, nangwa nawe avukana na nyoko. Dawidi se na nyina aho kumwohereza ku ishuri ngo ategure ejo hazaza, bamwohereje inyamaswa zirarara zigize zite. Ngo umuntu ndageraga ngo turavukana, ngo turavukana, ngo nukuri ngo twembi tuva mu nda ya mama mugahigana mutasi, ngo sinzi icyo mboraga. Icyo guhoraga rero nico se wa Dawidi na nyina wa Dawidi bamwoheye mu ishyamba. Uzi ko Dawidi bamwohereje mu ishyamba aribwo yanditse iriya Zaburi ivuga ngo ubwo data na mama bazanda, Uwiteka azantarura. Ubwo data na mama bazanda, Uwiteka azantarura. Agendera aririmba ngo wonjya nikomezaho, nta wundi ni Kristo. Yari kwikomeza kuri se wamwohereje aho intare ziri, yari kwikomeza kuri nyina se wamwohereje aho amadubu ari. Nyina ndanari atariko sheri umwana umujyanye aho intare ziri arazikira. Intare se zari kurya intama zigasiga ziragiye. Ariko Uwiteka ajya abana nabi imiryango ijugunye, ajya abana n'abatagira shinge na rugero. Dawidi aragenda agezeyo, intare zaza, Imana ikajya mu gituza cye akagira kime, akayifata ati beshe wa ntare we ndanarire nka reka da, agafata intare akayiniga akayica akayambura umwana w'intama. Niba hari intare zapfuye nabi nizo Dawidi yanize.
uzi iyo ziriya ntare zidafata intama Dawidi aragiye ko n'ubu ziba zifite abuzukuru n'abakazana. Yazihoye ko zagize zite ziri gufata umwana w'intama. Ujye wirinda gutunga urutoki Imana yagiriye neza. Njye uriya mudiyakoni ari kunyishiramo arya njye kari hano. Uzi ko azakuniga nk'uko Dawidi yanize intare? Nusiga umwanda Uwiteka asize amavuta uzahura n'ikibazo. Dawidi rero igihe kiragera, Dawidi ari mu ishyamba, iwabo bategura uzaba umwami. Babagurira amakoti, abandi bakubitamo, baraza bati ninde uraba umwami? Ati ni njyewe, ariko nanjye nzaba igisonga. Barirobanura bishyira ku myaka. Dawidi ari hehe? Iwabo baramuheza. Nguzi kugira ngo bagire ubukwe bareke kundumira. Niweho gusa siko Dawidi bo babiteguye ari no mwijama ntamenye nibijya mbere. Erega tufite abatubanjirije mu rugendo tugize dute turimo. Dawidi ntibamumenyesheje. Ninde wari kumubwira Sawuli? Babaga inka, babaga inkoko, bateka bazana amafi avuye ku kiyaga, hose bateka intunza, hanyuma salade, hanyuma se nitugira okay muzane n'imbuto n'imineke byose barategura. Dawidi atagize ate? Imana nayo iraza. Babitegura Imana ihari, bagira bati Imana ihari. Dawidi bamuheza Imana ihari. Imana yabanga iyumvirire nubwo batagutumira ndahakubereye, kandi igihe nikigera nzahakuzana batabishaka. Izagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira imva. Imana nayizigira ite? Cyo nkundira Imana rero, Imana barakwanga ikagira gute, baraguca nayo ikagira gute, barahonyora ikagira ite, igahuhaho ngo aho bagukandagiye igize ikagira ite, igahuhaho. Imana ihabera Dawidi. Dawidi ari mu ijambo ati umeza mwami singe ndenge nyinde, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Umeza mwami singe ndenge nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Babandi bari mu myiteguro yabo biraferinga. Imyanya mbisi, amashuma bisi, ariko Mana bakire nabo rata. Dawidi niho yarabibonye mu buzima bwe, niho yarageze ku meza aho abakire barira. Mwabakozi b'Imana, mvuye mu gihugu cya Mozambique, naje n'indege ariko kuva mu kwa gatandatu kugeza mu kwa 12 maze kugenda mu ndege 8. Mba ntarariye umunyenga iriya hejuru y'ibicu. Mwabakobwa n'abahungu ba Yesu, Imana izi gukora ibintu. Waba wambaraga inkweto za madamu n'ishati ye, umuhanuzi akavanga uzanyura mu kirere kiretse utashugiye mu ijuru. Uvaga byashoboka? Nta nzira Imana itakunyuzamo. Rero nageze hariya ku nyanja y'Abahinde. Abakire bararya pe, bararya kweri, bararya. Kavuga uti kabisa ubu ni ubuzima. Dawidi rero yarahageze, abafasha akaguru k'inkoko ati we yaramenyereye ibyokeje, yaramenyereye ibyokeje. Arabati izi bazitekejeje ikibana, ewe dante akaruma ibirushe. Rero abakire bagira ntabwo bagira ikiyiko kimwe, buri gisorori kigira icyaco cyahoze. Mu gihe wacu mama yatekaga inkono agateka mu ibiryo by'amoko nk'atanu, ibishimbo n'impungurwa samoko 2, akagerekaho ibijumba samoko 3 n'ibirayi n'umushogoro. Ayo moko abaye angahe?
noneho rero yabaga agiye kwarura agatega inkoko ati mwegere hirya ati hakabanza ibya mbere tiko ibirayi bitari kuza byaheze he ati hakaba hinaza umushogora ati cyo murindire biracane ati urumva n'abakire buri ngigira ibyaryo. Dawidi rero akarya ku kaguru k'inkoko ngo akako nikirangiye n'indasha se Yesu atari atangiye gutoba ibyo kurya kabisa abantu baragira akazikire akarigata ngo bati rero batangiye kurakara barabatari ko se abantu babashumba bamwamenyereye iby'inka mutagera mu mugi arega n'abawurimo bamanje gutura ahatari mu mugi bajye bitonda. Aha turi none aho zabandi mubikore neza nubwo uri bosi baragutanze jya ubikora neza. Uyoboye abandi ariko baragutanze jya ubikora neza. Uri diakona ariko babugutanzemo jya ubikora neza. Dawidi bamurakariye baravuga bati toka witaba ibicyo by'abantu b'abagabo uri kubona abantu b'abayobozi twateranye none ubwo tukubashe rero tuno tuvuta bagasutseho ariko bari kudusuzugura buri gihe yavuganye natwe riruta ibyo bigira byo none utangiye gutaba ibicyo byacu. Nibwo Dawidi yavuze ngo uretse Uwiteka wantunganirije ameza mu maso y'abanzi banjye mwari mwateguye ko ndarya hano. N'Uwiteka wantunganirije ameza imbere y'abanzi banjye bati n'umuntu yagihombora ati reka da icyambere cyo yansutse amavuta ku mutwe kirasesekara ati atayempe mureke mbabwire noneho nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko mfite ibimpumuriza inshimbo inshimbo yawe n'inkoni yawe Mana birampumuriza. Atangira gutamba imbere y'abati inshimbo yawe Yesu n'inkoni yawe Mana birampumuriza. Ararya ati reka mbikubite mwene Yesaya barakara murakare nsubire mu ntama. Ararya arangije yisubirira hehe mu ntama basigara bazuruye bagutwara iki yaravuganye nawe. Aragenda ageze mu ntama mu minsi mike baterwa na Goliyati. Goliyati araza arabatitiza babura uko babigenza. Dawidi aje mu rugo aje kubwira suko intama zimeze n'uburyo ubuzima bwazo bumeze ati uri kumbwira ubusase abanyamumaro bari ku rugamba sinzi niba bakiriho weho twakohereje intare zagira ico zigutwara ntaba bindi mupfa none wenda ubw'intare zakunenye jya ku rugamba bagushwanyurireyo n'ubundi abazima b'igiciro bariyo reka ntabwo tuzapfa gupfa kuko yavuganye natwe niyo ifite ubutware bw'urupfu mu kuboko kwayo. Bamukorera imitima bati ugende wenda banagutsinde ubw'intare zakunenye zizo ntare zo zakurya zo n'umunuko wawe mvamo. Ariko raragezeyo hasohoka witwa Goliyati aratukana arabatuka gezatuka n'Imana ya Isirayeli. Dawidi ati ndarwanye mwene Yesaya uriya muntu utinyuka gutuka Imana ya Isirayeli yandinze intare kandi ntawe zitinya yandinze amadubu n'abantu zamaze yandwaniriye nta mbaraga mfite zo kurwana yabereye aho iwacu batari ninde uhangaye kuyituka yo kanyago. Abandi bati nawe araguhambira bakuru baravuze ngo kareke ngo bwabutama kabutaye ngo reka bagashwanyure kari karabuze urwakica kandi abajyaniye imitsimomo. Kabwira Sawuli kati nge ndarwana. Sawuli ati witoreje he kana kati yo dupfukamye hari aho amazi yatugeze mu mavi dufata y'ibiri n'itatu ikavugana natwe tukamenya ibizabaho bitara ikatwongera imbaraga twari ducitse intege kuko
yumva kuko ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, ni iyo Mana dusengera akomeye. Sawuli ati ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengera akomeye. Bati niko Kado, ubwo nawe urayizi? Ati ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana we ntabwo azagira ubwo azafashwa no gusenga, kandi we nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kugera ku Mana. Sawuli ati wakane kuri kuntera ubwo ambara iki gikoti cyitwa ujirishushanya nk'abiki gihe, akana katire kada wishushanyije nk'abiki gihe mu minsi mike waseba. Ugenze nkabo ukaririmba udakijwe, ukaririmba ukicambukiranya nta mazi yagufashe, ukajya gucura ukajya gusambana, wamwarirayo. Ntabwo nakwambara umwambaro unyambitse, ahubwo nzagenda uko data yampamaga. Karagenda. Abandi bati mwibere mu myobo bagashahure, mureke bakice ko kanyagwa. Ntabwo bavuganye nayo bazapfa gupfa. Irindi jambo ikarinda n'uwo yaribwiye. Dawidi aragenda, Goliyati amubonye ati niko wagahinja we, ninde wakoheje? Kandi katushobora kumbona ndi mutoya ariko ntumenye indi uko ingana. Indi kurusha amaboko sha, indi kurusha igitinyiro, ni inyama bakimana biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'indinda. Niko wakadogowe ninde ukoheje? Ati reka nta wanyoheje ahubwo umwuka yansobanuriye uburyo umukiranutse abaho. Kajyana umuhumetso, noneho Goliyati akuyeho masike ngo ari kugacunga, yari yambaye ikigofero ngo kiraca abamotari kitemeraga kumenwa n'imyambi n'iki n'amacumu. Akuyeho ngo ari kureba ati niko shaka do mu guhengereza Imana itinyuza hariya Kado arekura ibuye kitari cyamanura masike ngo yenyeze batafanda bayikira, babona kiguye hasi kigaramye. Kana kaza kari kwiruka gafata ingota kati Uwiteka abakomeye batamufite bazamwa, igihanga kiba kiguye nkahariye. Abari bihishe baraza bati kakana nagahatari koko. Ikomeza Kado, uwo munsi ni umusivile yayoboye ingabo. Kado kati genero kana kanyura hariya, ati Kado tunyuresha. Mana hano uri papa, hano uri papa. Umva kapiteni nyura hariya sha. Ati nyura he Kado, komeza hariya. Hano uri papa, ndatu uri papa, uri papa. Kakadogo kayobora iki? Ngamati Katogo we bibwire kandi bira byakoze ikosi nari nabyohereje mu ntuza mu Bubirigi. Toni ngo kirareba kurikira Katogo wa mushenzi. Ukomeye utarasenze zayoborwa na Katogo. Urugamba rurangiye rero abagore baba baragakoze. Datasha abagore bate Sawuli wishe igihumbi ko Dawidi yishe ibihumbi 10 kandi azica ibihumbi 100. Sawuli ati baririmbe Kadogo. Noneho Kadogo agiye kugira Sawuli ahangwaho n'imyuka mibi. Ukomeye udafite Imana azaterwa n'imyuka mibi. Ukomeye udafite Imana azaterwa n'ibinyembaraga. Ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakore ibyo butwara. Sawuli ararira, imyuka mibi ikamuza ati bwana biti pa ubaye iki? Tipa ndugukubise. Nahafite ibiri kugira gute? Ibiri kumudiho. Bahamagara Kadogo rero araza ati Abadayimoni bose nibahunge Mana we, imoni bose nibo bateza inzangano nibahunge Mana. Abadayimoni bose
dayimoni bataka kana ko kari kutwirukana bigenze bitera abadayimoni barahunga. Sawuli amaze gukira afata icuma atera nde Dawidi ari gucuranga ati mana uri mana y'amahoro, mana we uri ari kuririmba yahumye birimo neza mu bicumu ngo hwi mu izina rya Yesu. Iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, iraturamira. Iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, iraturamira. Icumu riba rinyuzeho. Dawidi ati amena, wari warabivuze. Icumu rishita hakurya. Dawidi barirutse bamwiruka harakwepa mbura mwicaranye ngo ibikwirukaho byose Imana itabiciye intege wabisiga se buriya. Karoga bakateza imyuka mibi, bakarara barakuniga, bakohereza ibitega, ariko Imana ikuvuga ngo no ku cyumweru tariki ya 17 uzongera utera ne. None haleluya rero. Akabikoherereza ku kazi, bakabyoherereza abana bikabaniga. Umutwara karara arabaruga ati ari Imana itihumura, muzasazana muzuzukuriza imbizi zaburuye cyane. Dawidi ayiruka bambwira gute yakoze ubukwe. Uwo munsi yakoze ubukwe, umugore we yamunyujije hehe mwidirisha mu gitebo. Dawidi arirukanka. Dawidi yaragiye ajya mu buvumo, agezemo Sawuli amusangamo. Imana izana igitagangurirwa iraboha, iramuboheranya, iraza iramuhisha. Sawuli araza mwitumaho, akuraho umwitero. Dawidi abona n'ikibuno cande ati ndarita Imana niturinda tuzareba nibyo tutakabonye koko. Sawuli arangije kwihugira abarasohote. Manza nibyo yihanaguje yarabijugunye kuri nde Dawidi. Igihe kiragera Dawidi yageze n'ahungira kwa bagoriyati. Umukiranutsi yarwara, umukiranutsi yarwaza, umukiranutsi yapfusha, umukiranutsi yapfakara, umukiranutsi yahomba, yagambanirwa kirukanwa ku kazi, umukiranutsi yategerwa mu nzira akagirirwa nabi, umukiranutsi yacuruza agahomba. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ibanga ribirimo nuko Uwiteka mukiza muri byo. Ngayiwe ngo reka byarari gupfusha n'igihano, barakubeshe. Umukiranutsi ararwaza, umukiranutsi arapfusha, umukiranutsi ararwara. Umukiranutsi ibibazo bimugeraho. Ibigeragezo nubwo byaba byinshi bite, byose bibasha kunyura ku munzani we. Idashimye ko bimbaho bikangeraho, muri byose akanyigisha kumushimira. Haleluya. Dawidi ararwara, nako Dawidi arahunga. Byageze naho ahungira kwa Kishi iwabo Goriyati, ajya mu Bafilisitiya. Agezeho baramumenya, arisarisha, arasara. Aho bo bingona bati iyi takitike turayizi uri kwigirishwa sha. Dawidi turakoze wishe Goriyati. Baramuboha, yirya inzara, yirema ibisebe. Umukiranutsi no guhunga ajya hunga. Imana yabwiye Mariya na Yosefu ngo hungisha umwana nande na nyina. Icaha Yesu yari yakoze ni ikihe? Icaha Mariya yari yakoze ni ikihe? Umukiranutsi yava ku gasozi yaratuyeho, abaruzi bamwimura. Reka yimuke, yagiye iriya mu Mutara, kubera Imana yari yaravuze ngo izamwimura, ngo izimura umurozi hano. Naho umurozi nabamugira bate nabamuroga. Umukiranutsi arimuka, umukiranutsi arahunga, umukiranutsi ararira. Kuko kwiherezo ry'ibihe, mu bihembe Imana izabanza gutanga imyaka 3 n'amezi 6, izahanagura amarira ku maso yacu. Urupfu ntiruzongera kubaho
ukundi imibabaro twagize muhumure tuzahozwa mu rurembo rw'iwacu tuzaruhukirayo. Mana w'umugisha babaririmbye. Haleluya. Dawidi yarakubititse. Mbwira mwicaranye ngo ni hari uwahuye n'ibibazo ni Dawidi. Niba hari uwahuye n'ibibazo ni Dawidi. Nubwo nawe uhura nabyo ariko ntibingana n'ibya Dawidi. Nubwo nawe bakwanga ariko ubwo se wakiza amacuma ngahe. Ngo nanjye barandashe ngo hwi ngo rinyura kundarira hakobora ngo hwi ngo bose nari mfuye muko. Ariko ntiwageragejwe nka Dawidi. Dawidi yarageragejwe kandi Imana ubwayo yari ivugiye ngo mbonye umeze nk'uko umutima wanjye ugize ute ushaka. Finally ku iherezo Dawidi intambara zirarangira, Sawuli arapfa. Ngiro mwicaranye ngo Sawuli azapfa ariko yarapfuye. Ni Sawuli wo mu buryo bw'umwuka, naho Sawuli we yagize ate yarapfuye. Ngiro mwicaranye ngo ibikubujije umutekano bizagira iherezo. Kisha prete sololaz. Yewe Satani tuzagutsinda mw'izina rya Yesu, tuzagutsinda nubwo turushya muri uru rugendo nta joro ridacya, tuzagutsinda. Umugisha w'Imana uraje, agarara mu mwanya wawe, caha amajwi mabi akura inyuma. Uwiteka najya hinduka, ubwari Yesu uwabivuze, niki gituma utamizera ko yabikubwiye utamuhase no kubikora nazabikora. Icya gatatu hagarara uterefone, Uwiteka arakumva n'ubwibuperezi hafi n'ambara azohereza maraye ku kazi. Yewe Satani tuzagutsinda mw'izina rya Yesu, tuzagutsinda nubwo turushya muri uru rugendo nta joro ridacya, tuzagutsinda. Murekeraho. Indirimbo twahimbiye umukobwa wari uri mu bibazo tumaze yari yavuze ngo aranywa inzoga ariko tumaze kuyimuhimbira yijyana muri korari. Uzi ko yageze muri korari yagera yiririmba bose bakaririmba bari mu mavuta batazi ko bari kuririmba imibabaro ye. Reka imibabaro yawe ibe imbaraga zishoboza abandi kugera kuri Kristo. Nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so umwe. Soza rero Dawidi yagize Sawuli yarapfuye, ibikurwanya bizapfa, ibikubabaje bizagira iherezo, ibikunaniza bizagira iherezo. Ujye ukiranuka gusa kugira ngo uzarebe iherezo ry'ibyakunanije. Dawidi amaze kugira rero abo mwami. Ngiro muri ngo Dawidi byarashize abo mwami. Yavuye kwica Goliyata umwami, yavuye kwakisha aho yigize umusazi. Finally Dawidi abiki abo mwami. Dawidi aya magorofwa nayange ndashima Imana ko je na madamu twaryamaga mu mufuka. Imbeho yaba nyinshi ngashira amaguru mu mufuka na madamu agashiramwe amaguru. Ndashima Imana kubu nanjye ngiye ndyama muri kuvurori. Nukuri ndashima Imana. Ay kamana uze kugira ngo ujyame ku mwase nunda aryame ku mwase bigeraho umwase umwuhirime umwagwemo hagati. Ndashima Imana kubu nanjye ndyama kuri matera. Mana Yesu we bijya bishira nta kitagira iki iherezo. Bijya bishira humura, wikwiyahura wikwigirira nabi, ibibazo bijya bishira. Imvura igihita nta mvura idahita. Dawidi rero ari umwami, abaje umwami ati harya iyandi nziri hedi. Undi ati yakurinze iri mu ihema ati turayubakira inzu. Yandinze yarandinze.
warandwaniriye mana warandwaniriye niko ari gutera agakorasi warandwaniriye mana warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zishyize warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zishyize warandwaniriye ntabwo mwareka agakorasi tukaririmba tugasenga nje inzara itangiye kunjya nawe ariko twibuke ko Imana yagize ite yaturwaniye buri wese yibuka aho Imana yamukuye we kureba ikibazo urimo uyu munsi urebe intambara Imana yabanje kukurwanirira ntumere nkanje warebye venti ngo ndayivana he kandi mpaye senkandi sibyo urebe intambara yarwanye ngo ushake urebe intambara yarwanye ngo ubyare urebe intambara yarwanye ngo ugere aho uri aho ngaho ubu gutumva Mana nubwo hari ibindi ntegereje uzakora ariko ibyo wabaye ukoze mbaye ngize ute mbaye ngushimiye umuririmbyi w'umuhanga nawe njya nk'umu umunyarwanda hano yaririmbye ngo ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye nabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye wanzahuye nari mvuye rubi nakwiturike murengezi warahe nakwiturike murengezi tugiye uragenda muri iyo ngombwa tugiye kurimba warandwaniriye umbabarire wibuka aho yagukuye ufashwe ubwire ikibazo ngo reka kunsha intege winyere ku mubabaro mfite hari aho yanguye ibya none byinyibagiza ko hari urugamba yarwanye ntari bushoboye warandwaniriye Mana warandwaniriye warandwaniriye Mana warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye warandwaniriye Mana warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize ibibazo binyanamiye warandwaniriye igihe nabuze ibyo kurya warandwaniriye ntaco guhabana n'umugore warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye warandwaniriye Mana warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize iyo abarozi barahagurutse urandwanira imiryango y'amagurukiye urandwanira
yaraturwaniriye, Imana yaraturwaniriye, kuba tugihumeka yaraturwaniriye, kuba ndi uwo ndi we yarandwaniriye, imbaraga zaranshiranye, Imana irandwanirira. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Dawidi abitekerezaho byose kuva umunsi se yamwohereje, yarwara, nubwo yarwaza, nubwo yatera umusozi nk'uko abana batangiye batubwira, icyo nyiri umusozi amubwira, aramubwira ngo komeza uzamuke, iyo niyo nzira. Ariko sindabona umukiranutsi aretswe. Haleluya. Ariko ntawe uri kubyumva ngo atere haleluya ndi. Nibyo. Nibyo rata. Nibyo rata. Nibyo. Tukafole bolate. Ntabwo. Nibyo. Si fragile aho leponsa. Ntabwo ndabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe igigira uko ibigenza, arasonza ikamuhisha, ararwara ikamuhagararaho, abura ubwishi ikamutabara, anyura mu bunyereri. Umuririmbyi yaririmbye ngo nta byago byantera ubwoba, yambereye iki mu izuba ryinshi ikimubera umutaka. Sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Abwira umuhungu we Salomo ati ahubwo Salomo reka nkubwire ibanga ry'iki kirokore, niwubaha Imana ya so ukirinda icyaha n'igisa nacyo, uzabaho baguciraga igico batakiriho, imvizi zaba uruyenza bakwirutseho baraboze kera. Niwubaha Imana ya so uzanesha ibyanesheje abana. Niwubaha Imana ya so izakurindiraho akamwari. Niwubaha Imana ya so izakubakira abandi bashenye. Niwubaha Imana ya so uzashingira abandi ababa bari kubyarira mu rugo. Niwubaha Imana ya so ufite Yesu aba afite byose. Umukiranutsi ni ubucuruzi bwunguka budahomba, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'imyambaro. Ine data nimuze dukiranuke, harimo n'amavuta mu gisheke maze. Haleluya. Iyo mviri harimo imyambaro. Uzi ko nsigaye nambara nkayoberwa imyenda nambaye ku cyumweru. Hariya ku cyumweru nani nambaye iki? Nani nambaye iki ku cyumweru we? Sheri nambare gute? Gukiranuka harimo n'ibyo kurya, harimo imyambaro, harimo abakwe beza, harimo abakazana beza, harimo akazi keza. Gukiranuka ikiruta ibindi, harimo ubugingo buhoraho. Mu ijuru hazajya abakiranutsi, mu ijuru hazajya abakiranutsi. Ijuru ry'Imana tuzaririmba, amena. Ijuru ry'Imana tuzaririmba, Hoziyana. Abakiranutsi, ingororano z'umukiranutsi ni ubukire, icyubahiro n'ubugiro. Muri ngo gukiranuka niyo mari, abandi baribeshe. Gukiranuka curuza gusenga kuko Yesu ari byose, nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga kuko Yesu ari byose, gusenga butike zirahomba, uza gusenga amangazini arahomba, uza gusenga ubuhinzi burahomba, uza gusenga nzacuruza ikiwe. Uza gusenga nzacuruza ikiwe.
imari iruta iyindi ni ukugira ute? Ukiranuka. Niyo mari. Bazakubeshere ukiranuke, bazakuvuge nawe ukiranuke, bazavemo umurimo ukiranuke, bazabikore nawe ukiranuke, bazabizambye ukiranuke, uzagororerwa bamwaye. Ukiranuka niyo mari umuntu yacuruza. Imana ishimwe. Ndashaka ko uyu mwanya nge nawe dusenga tukabwira Imana ngo Mwami turashaka kwibera abakiranutse. Ibi bimabaro n'ibibazo dufite, ibanga ryo kubidukuramo nuko tugira dute? Burya kugira ngo tuzaseke nyuma y'iyi minsi mibi, kugira ngo iyi minsi mibi tuzayiseke, nuko tuzagira dute? Tuzakiranuka. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo mbiki imbara. Kristo rero kuko ari we mwami w'abakiranutsi, azabana n'abakiranutsi. Ijuru rye rizabamwe abakiranutsi, ijuru rye rizaturamwe abakiranutsi. Nta ukiranirwa uzarigeramo. Ijuru ry'Imana rizabamwe abakiranutsi. Ndashaka ko uyu munsi ubwira Imana ngo Mana undinde guhanga amaso ibindiza, ahubwo umpe gukiranuka. Undinde guhanga amaso abangirira nabi, ahubwo umpe gukiranuka. Dawidi yabwiye Salomo ati Salomo, umenye Imana ya so, iyandindiye mu buvumo Sawuli ari kunyitumaho, iyandinze banteye icumu, iyampaye imbaraga nk'iki ntare n'abagabo 20 batayishobora, iyampaye imbaraga nk'ice Goliyati ingabo zose zari ziri mu myobo. Iyo ngiyo iyo yakoreraga bari uzagira ute? Uzakorera. Ujye ukiranuka ugeze ko gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'iki yewe. Mahaguruke dusenge Imana. Ubwira Imana ngo Mana aho ntabwo wambonyeho gukiranirwa kandi byambuza umunezero uzaha abakiranutse. Ese muri korari ndakiranuka? Ese imbere y'umutware wanjye ndakiranuka? Ese imbere y'umufasha wanjye ndakiranuka? Ese kwa mabukwe ndakiranuka? Nibo bangirira nabi nge ndi umukiranutse? Dawidi ntiyigeze agirira nabi bene se. Baramubwiye ngo nabajyanira ibyo kurya, abyumva vuba kandi we ntawamusanze mu ishyamba. Ese imbere y'abana bawe urakiranuka? Kadusenge. Ejo bundi mu minsi yashize ndumva hashize umwaka umwe, umugabo yaramamaga ati mushumba ntikarame, ati ngwino mfashe, umwana wanjye ari kuzana indaya mu rugo nje na nyina turiyo agasambana turi mu rugo. Tukomeje ngikiriya nawe gihamagara ukibaza. Mwana ndamuhamagara niko shabite, ati ni byiza ibyo siko ari kuvuga nibyo? Ngo nibyo. Nta soni ufite? Ngo si byandera isoni. Ati nje ndacica ndagitema nibashaka bamfunge. Umwana turahugura birangaye. Ati mureke ncice, ureka kurwana nawe. Bigeza aho umwana tumuhuguye byanze, numva agahinda karanyishe. Ambwira numva wa mwana, ngiye kukubwira ijambo rikomeye. Ngewe nasko imbaraga zacu zirarangiye. N'ubuyobozi nubwo bagufunguza nafungura, ariko reka nkubwire, hejuru yanjye, hejuru ya so, hejuru y'abakomeye bo mwiza, hari imbaraga yizahagarara imbere izaguhanira ibingibi tuguhanye ntiwumve. Umunsi utazi usaho utazi uzayihagarara imbere, uzasanga ibyo wikoze ari ikinyoma kandi uzabizira. Mana ngo ye hari iruta so, hari induta, hari nawe ikuruta, izakwereka ko ibyo twakubwiye ari ukuri. Umwana bagize ubwoba, temusho ate ngo hari induta ikuruta iruta na so, izaguhana. Umwana baravuze ngo none ngo mumbabarire, ngo ngiye kwatura, ngo ntabwo ndabyongera, ngo ariko ngo ibi byose nakoze byavuye kuri papa, ngo niwe watumije mbikora. Ese atumva cihane neza cye kumbeshera. Umwana ati umva papa, weho na diakoni ntuzi, hari ku munsi w'igaburo muzinduka muraza mukorera inama mu rugo njyamye, muri kubeshera uburyo muzabeshera umudiakoni kugira ngo bamuhagarike. Mupanga bazamubeshera n'abazamushinja, muri nyobozi baramuhagarika. Bamaze kumuhagarika, njewe numvise ukuntu mwamubeshe muri kumuhimbira ibinyoma, na mama muri kwigira co yarahari. Nahise mvuga ngo nta bugingo mufite, nanjye uhereye umunsi ngiye gukora ibyaha, none atangiye gusambana. Uko nabonye namwe muri kuririmba nta bugingo mugize mufite. Ati rero mushumba, ubwo umbwiye ko hejuru ya papa hari izindi mbaraga, nizo nubashe nizimbabarire, ariko papa nawe niyihane, kuko naguma mu nzira arimo azarimbuka.
umwana twaramusengeye n'ubu ni umuririmbyi. Ise yarihanye ariko ajya no gusaba wa mudiyakoni babesheye iki imbabazi, ajya no kwatura. N'abana bakuzi nk'umukiranutsi iyo mugeze mu rugo, hari ujya gukubita umwana akamera nk'uri kwica hari shababu, ndaguhamba urambwira wakubwiye ngo uje kwaza ntari nagutumye ati mbe diyakoni uri kwica ipusi ni igisimba cagute, hazongera nzamukanura. Uri gukanura uzi akanutse nibwo wamenya agaciro k'ijambo wagize ute n'amagambo yanyu. Hakaba amagambo asharira, umwana wakikorye we uzapfa nabi, uzapfa nk'imbwa dore ngarakanura amaso. Uwo mwana uri kwita imbwa, ntabwo uzi ko ijambo ry'umukiranutsi rirema. Impamvu yabuje Baramu kuvuma Abayisirayeli kwari ukugira ngo ibyo baturiyeho bitagira bite bitabamo. Numara kumwita indaya, arako karaya arako gashinze, ejo akaba icyo wamwatuyeho, ese niwe uzaba ubyikoze cyangwa azaba azize kutarinda ururimi rwawe. Hari umubyeyi wari urwana umwana aravuga ati mushungiye gukubita uyu mwana yampemukiye, bari turi kurya araza aragafata tumba gakizwe kuzura umwuka wera kabona ubugingo buhoraho, uzongera nzagufatira ibihe ngo inurye bose ndi yaramu gutukana wakambije agahanga. Ntabwo ari byo byatuma umwana yihana. Tugatinye guhana umwana kuko numukubita akanyafata azagira ate atazapfa, ariko wimwita igicucu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo wita mwene si igicucu atererwe hehe muri Gehinomu. None se ko yakoze ibyo nawe ukaba uri gukiranirwa ubugingo bwe bukangirika, uzihanirayo. Bwira Imana ngo ndashaka gukiranuka. Ibindi byose gukiranuka ni igisubizo cy'ibibazo mfitanye na mabukwe. Gukiranuka ni igisubizo cy'ibibazo mfitanye n'abandengerera. Gukiranuka ni igisubizo cyabo mfitanye ikibazo nabo mu bunzi. Gukiranuka ni igisubizo cy'abohereza imyuka mibi aho naba ndi hose ku isi. Gukiranuka ni igisubizo cyazaha abana banjye ubuzima ntakiriho. Gukiranuka ni igisubizo cyazatuma usazana n'umutwara imvi zikaba uruyenzi. Gukiranuka, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'iki gihugu. Mana data wa twese, si travelo pace agisori capt, uri Mana yacu, uri Mana yacu. Waravuze ngo nubwo twaca mu mazi, nubwo twaca mu migezi, nubwo twaca mu muriro, Mwami data wa twese, umukiranutsi arashinganye, umukiranutsi arashinganye. No mu rwobo rw'intare umukiranutsi yarayemo, zishonje ntizamurya. Mu itanura ry'umuriro abakiranutsi bagenzagenzemo, umuriro ntiwagira icyo ubatwara. Abakiranutsi, haleluya. Umukiranutsi wawe aho yarafungiraniwe wohereje marayika amukoma mu mbavu, aramubwira ngo kenyera. Marayika yigira umuntu, aragenda akingura inzugi kugira ngo umukiranutsi asohoke. Nyakubahwa, umukiranutsi wakamije inyanja ngo atambuke, abakiranutsi bambukira humutse. Umukiranutsi warituye inkike z'i Yeriko kugira ngo abakiranutsi babone inzira. Uzadukorera ibitangaza nidukiranuka, uzamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihinduzo uzabicamo kabiri, kandi amarembo yacu ntazugarirwa nidukiranuka. Uradusabye ngo dukiranuke, ko gukiranuka ni imari, gukiranuka ni imari, gukiranuka ni inyungu z'uwakiranutse. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Mana data wa twese, shoboza abagabo gukiranuka, shoboza abagore gukiranuka, shoboza abasore gukiranuka, shoboza abana batoya gukiranuka, abakobwa bahe gukiranuka kugira ngo bazarye ibyiza byo mu gihugu. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Urakoze Mana, dushoboze gukiranuka, twongerere gukiranuka mu izina rya Yesu. Amen. Nabibonye abantu bohererezaga amahembe, Foot Plus Voyages, turashaka kubasengera, turashaka kubingingira Imana.
nabonye abantu bohererezaga amahembe, nabonye abantu baryama agasanga mu gitondo hari ibyamukataguye. Ibyo bigukata n'umutima byawutwara, ariko dufite Imana ifite imbaraga ku mahembe, ifite imbaraga ku barozi, ifite imbaraga ku bapfumu n'abakonikoni. Hari abarozi basigaye baroherereza abantu amapusi, hari abarozi basigaye barigira amapusi, hari abarozi basigaye baroherereza abantu imbeba, ukagira ngo ni imbeba zisanzwe, naho ni abadayimoni. Turashaka abantu basigaye barahura n'ibitero by'abadayimoni kandi ari abakirisitu, kugira ngo tubwire Imana ngo tabara abantu we wahamagaye, kuko urugamba rubamereye nabi. Turasengera abantu bohererezaga amahembe batambuke tubasengere. Ntabwo ari weho, ni ibitero by'abadayimoni. Mudushireho urugi dusengera abakozi b'Imana, kandi muhumure, Imana ivuze ko ishize iherezo ku mbaraga abantu babohererezaga ayo mahembe. Imana ibashizeho uburinzi mu izina rya Yesu. Aho umukristo arahirima mu murima, aho umukristo biramusanga bikamuniga, ibyo bari kuguhora n'ibyo bagushakaho, Imana iguhagazeho mu izina rya Yesu. Mutambuke tubasengere, mutambuke tubasengere abantu boherereza amahembe. Kuyakoherereza si icyaha, kuyakoherereza si icyaha wakoze, ni urugamba umukiranutsi arwana. Ntabwo guhigwa na Sawuli kwa Dawidi yabigiragamo uruhare, ntabwo kukuroga ubigiramo uruhare. Turashaka gusengera abantu, nyabuna abantu bafite ikibazo muze tubasengere. Mupfukame, imbaraga z'umwami wanjye nkorera zigufiteho ijambo. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tuzongera ukundi. Shefoti Plaza, reka dusengera abantu. Abandi muhaguruke dusengere bene data. Murabona nta kibazo bafite, uraririmbana n'umuntu boherereza amahembe, ubwo sigiye amahembe azamukubita hasi muzongera kuririmbana. Muze tubasengere aba bene data n'abashiki bacu. Imana yambwiye ngo bafite ikibazo cy'amahembe baboherereza. Dufite abarozi bamaze kugira imbaraga, ariko imbaraga z'abarozi tiziruta imbaraga z'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, tiziruta imbaraga z'Imana iri aha hantu. Imana yacu iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Wizere, haleluya, wizere. Ugiye gusenga ubwira Imana ngo, urabwira amahembe ngo wa mahembe we, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo mfukamye imbere, ikurusha imbaraga, ndagusezere ntuzangaruke ukundi mu izina ryayo. Reka dusenge. Mana data wa twese, turi hano Safeto Blair antakisho Sivance, uri imbaraga z'abantu bawe. Ntabwo wahamagaye abakunaniye, ntabwo wahamagaye abudashoboye gutabara, ntabwo wahamagaye mwami data wa twese abantu ngo bakubane benshi, ku buryo wayoberwa ibibazo by'umugabo, ngo uyoberwe ibibazo by'umugore, ngo uyoberwe ibibazo by'umukobwa, ngo uyoberwe ibibazo by'umukecuru. Aba bapfukamye aha kubera ikibazo cy'amahembe. Twirukanye imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu. Dutesheje agaciro imbaraga z'abakonikoni, dutesheje agaciro imbaraga z'abapfumu, dutesheje agaciro imbaraga z'imyuka mibi. Mana data wa twese, aya mahembe tuyambuye ijambo, aya mahembe turayirukanye, aya mahembe turayirukanye mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, aya mahembe turayirukanye, aya mahembe tuyohereje kuzimu, aya mahembe tuyohereje kwa Satani yaha imbaraga. Mana data wa twese, turashaka ng'aba bantu bashireho uburinzi. Imbaraga z'umwuka wera nizirukana imbaraga z'amahembe, imbaraga z'umwuka wera nizirukana imbaraga z'ibitega, imbaraga z'umwuka wera nizisubiza aba bantu ubuzima, imbaraga z'umwuka wera nizigeze baha kuryama basinzire.
ibi bicaraho nijoro, ibi baniga tubitesheje agaciro. Uhoraho Nyiringabo, uri Imana itabura guseruka, uri Imana yumva amasengesho, uri Imana itabara, uri Imana irengera. Rengera abantu bawe n'abaririmbyi bawe batanga icya 10 n'amaturo. Abarahunze bava kwa Satani baza mu rugo rwawe, ariko imbaraga zibakurikiye turazicashe, imbaraga zibabujije amahoro turazicashe, imbaraga zibabuza gusinzira turazicashe, imbaraga zibaniga bagiye mu kazi, imbaraga zibacinga, imbaraga zibateza kuribwa mu ngingo zose. Dayimoni we turagusezereye, dayimoni turakwirukanye, dayimoni turakwirukanye, muri aba bantu turakwirukanye, muri aba bagabo turakwirukanye, muri aba badamu turakwirukanye. Aho uririraga hose turaharituye. Urakoze Mana kubwo ukijije abantu bawe, urakoze kuko ukijije abantu bawe, urakoze kuko ukijije abantu bawe, mu izina rya Yesu umwami wacu. Mukomere Imana amashyi. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo simva tudasengeye abantu bagira ikibazo cy'iyi myuka mibi. Muhumure, Yesu afite ijambo ku badayimoni, Yesu afite ijambo ku bitega, Yesu afite ijambo ku barozi, Yesu afite ijambo ku bapfumu, Yesu afite ijambo ku bakonekone. Imana ishimwe. Abafite uburwayi busanzwe bari kuri randevu n'abazajya kubonana na ba muganga, muhaguruke mu myanya yanyu dusenge. N'abarwayi, buri wese urwaye cyangwa urwaje nahaguruke dusenge Imana. Nanone Mana urakiza, ntabwo wakiza ubugingo ngo unanirwe umubiri. Tefantra aloleveni kisafe ulope. Mana Data wa twese, turasenze ngo imbaraga z'uburwayi uzambura agaciro, ahubwo Mwami Data wa twese abajakazi bawe n'abagaragu bawe babona ubuvuzi buvi wawe. Banyoye imiti, banyoye ibinini, ntako batagize, ariko buryo urusha agaciro imiti, urusha agaciro inshinge, urusha agaciro. Yewe abaganga bashobozwa nawe, ariko burya ntaca abaganga bashobora utabashoboje, ariko wewe ujye ushobora ibyo abaganga bananiwe. Niyo mpamvu abacu bahagurutse kugira ngo batere urushinge rukiza, bahe ibinini bidasharira. Abahagurutse mu mwanya w'ababo barwaye mu rugo, ubera hose icyarimwe. Mana Data wa twese, gera kubabuza uko baterana kubera uburwayi, basange ku bisasiro byabo bakize, ubutaha tuzongere duterane nabo. Urakoze Mana mu izina rya Yesu.